Yesu nashimwe. Kuvuga inyuma ya papa na mama biragoye, ariko turashima Imana. Korari mama aririmbamo niyo mu myaka yashize sinzi kubakiririmba bakunda kuririmba ngo Uwiteka arakomeye kandi Imana yacu ifite igitinyiro igiteza ibibazo kugira ngo ikemure ibindi yemera habaho intambara. Uwiteka nashimwe, ndashima Imana cyane cyane kubwo abantu bateraniye hano baje kudutabara. Hari tutari tuzi ko twabona abantu. Oya, n'igihe bateraga intebe ndibuka nasanze dada na mama no na Dori batera intebe nyinshi. Ndabwiye ko mutera intebe nyinshi biti ni bandori buzicaremo. Mu byukuri ntabwo nabonaga abantu baza kudutabara gutya, kuko naravugaga ngo niba umuryango wo kwa Bofre ari benshi cyangwa bikunda nabo ntago barenga kintu gihandi. Noneho mama rero akorera imbere cyane, aravuga ati reka mama afite abantu benshi. Nukuri mama afite abantu benshi, yakoreye Imana hano, niyo mpamvu haganjemo abakristo benshi. Kuri Lizaho yavutse ntangiye gukura, nkagira mukuru wanjye bura kuba imfura birakabyara baguhereza imirimo yose. Noneho kurera umwana bura mu rugo, umwana bahereza kurera umwana akenshi nuko abatari umunyembaraga cyane, kureba umwana biba byoroshye. Rero mama nyigisha uko bapondera umwana ikirayi bagashyiramo amata kugira ngo nzajye ngaburira Liza. Ngende nyine menye kurera abana, kuko mukuru wanjye abaga ari mu gikoni yenyegeza agira bakavuga ati rero wowe wite ku mwana. Ubwo Liza niwe wa mbere nigiyeho kurera. Ubwo Tracy we na Eric, Tracy na Dina bo baje meze neza cyane, kuko yego Dina na Tracy ariko muri benshi pe. Uwiteka nashimye. Hanyuma njye nibuka igihe kimwe ko mama yakundaga gusenga cyane. Ntubone ibintu abantu birukankira mu misozi. Kera birukankiraga mu byumba by'amasengesho aho kiri hose bakajyayo. Mama rero ntatinye kuva nka hano ajya ikabuga n'amaguru cyangwa amasaka. Ubwo rero akanyitwaza kugira ngo nze kumufasha umwana natangira kurira, tugumane hanze we agume mu gihe cyo gusenga. Tukagendana gutyo. Liza navuga ngo ndamurera, ndi mukuru we. Noneho ku gihe cyo guhindura izina, buriya nigize kamugi kuva kera, cyane cyane mu muryango wanjye. Hareba amazina batwise bikanga, ariko nareba Jeanette nkabona ryitwa abantu bameze ukuntu bameze neza cyane. Nkavuga ni nubwo rikomeye ritari ry'umwana, ariko hari imbaraga zirimo. Ndabona hari gomana. Ubwo Liza nkareba akana. No, Kariza niko kavutse mu rugo ari gato cyane, kuba bari bamuzi niwe wari mugufi wacu. Noneho bakatubwira ngo byatewe nuko yagenze kare adakamba kambye. Tukavuga tuti kuko nibyo. Ndibuka Liza avuka, papa yashoreye inka ikura mu Mutara ayigeza ku Gasaraba ngo izakamirwe Liza. Liza yazanye umugisha iwacu pe, yazanye umugisha iwacu uteye ubwoba. Noneho haza kwa mama umuhanzikazi mu generation yanjye bwaraza kubyumva yitwaga Kamikazi Liza. Kamikazi Liza noneho numvishe Liza numva bijyanye na Elizabeth mu gake. Ndavuga nisha ndakwita Liza ku uyu munsi.
nkabwira abapazi nibwo mpamagare Liza Elizabeth akakango kazitwa Elizabeth gute tukamwita Liza papa akagenda byanga ariko bigeze aho noho Liza nawe aramubwira ati ariko kunyita izina rinduta nyita Liza birahagije rero Liza yari umwana ukunda kwiga cyane reka mabwira bazi ubuhamya bwanjye mvuga ngo nacuruje hano ugasaraba kumufuka igihe najyaga muri repetition Liza yagumaga aho ngaho ari gucuruza ni nawe mpamvu yabayeho mama ubwo yacagaho ari muri taxi sinzi yaravuye aramubona yicaye ku muhanda ari ukuntu Liza ngana yicaye imbere y'umufuka nta stand hari ntaki avuga ati abana banjye barushye bakiri bato yaragiye amuzingisha mu mufuka barawumanukana navuye kurepeta inkweto bazitanze bati Imana iguhindurira akazi iguha imirimo mizima kandi koko nyuma y'igihe gito Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza Liza turakorana aho kumufuka tuvana kumufuka ni ntangira ninjira muri cinema yakinnyeho filme gakeya arambwira ati my sister ibi bintu ndumva atari byanjye nibwo naje gukora Bahafrica collection ubwo mezo y'imyenda ahubwo aravuga ati gucuruza nibyo byanjye araza nabwo turakorana kugera ubwo twakoraga mu marangi naho araza mbese yari umwana ukunda kwiga cyane cyane gukora yanibuka igihe kimwe twicaye muri Bahafrica collection narindi busy since byo narindi bari korazanyegera ambira muri service kuntu ngukunda noneho mbanze kubigira brag ndabwira nanjye ndagukunda cyane ko twari tumenyereye ko mugo tubibwirana cyane ko dukunda aramwe ngo bizi ko ngukunda abisubiramo ndamureba ndabwira nanjye ndagukunda nguya ngo ngiye nkunda ukuntu utajya ucika intege ngo nanjye sinzigera ncika intege ngo nzajya nkora cyane ngo igishoboka cyose nakora ngo iwacu tuzaba bakiri nzagikora Uwiteka ndashima Imana ko hari ikintu yakoze mu buzima bwacu nubwo tutakimenye nkaba nakimenye muri ibi bihe igihe kimwe twari twicaye twese turebana twabuze n'igihumbi cyo guhaha ubwo twese turicaranye uko mutureba aha turi abavandimwe na Liza arimo twicaye muri salo mama yifasha atya yicaye mu ntebe tariko mana ya matayo gatandatu irabuze ko wavuze ko ibiryo by'umunsi bitazabura mu rugo rwanjye twese turaceceka noneho mu gihe ducecetse arangije arongera mbese hari ukuntu umwanza kwiba mu gaki akakwinjiza mu mwuka kwiganyira mama aravuga ati ariko subu nkaho umuntu apfuye yashyingurwa te ese ko mbona abandi babaherekeza ninde waduherekeza muri ubu butindi turimo ndagije ndamubwira nti mama ntago abo badayimoni bose batuzira icyarimwe ntago bashoboka bahana umwanya umunsi twagize abantu n'amafaranga ubwo urupfu narwo ruzaza ariko mu by'ukuri uburyo nabivuzemo sinari nzi ko no kugira amafaranga ari hafi numvaga ubwo ari ibya kera kugira abantu ari ibya kera ku buryo nyine tuzatangira gufata dufite nk'imyaka 70 ariko nko mu byumweru bitatu bishize ndibuyana n'umutware wanjye sinzi icyo kintu cyagarutse mu mutima wanjye ndamubwira twari turi mu hafi ya Ruje Remera ndamubaza ese darling ubona dufite amafaranga icyo gihe nibwo natekereje ku bantu tuziranye mu nshuti zanjye mbona inshuti ndazifite ntekereje kuri pasi mbona inshuti arazifite mbona mama afite ba mama Arno afite abantu bamuri hafi cyane numva umutima urandiye arangije arambwira ngo ntabwo hari cyane ngo ariko ndango nta nubwo tuyabuze buryo ndamubwira none urupfu rw'abarugiye kuza arambwira ngo utewe n'ibiki ndamubwira nti hari igihe byagenze uku ndangije mvuga uko ahari urupfu ntirwaba rugiye kuza ko dufite abantu ariko mu by'ukuri icyo gihe byari nk'ijwi rinsuye kuko urumva ejo bundi bwo navuze ko nta bantu dufite arambwira ngo yahumura
nta kibazo. Ariko njya kwakira abashitsi bari baje mu bukwe, bari benshi mu bukwe bwa bofre wanjye, umutoya w'umutware wanjye. Nagize ubwoba nkumva ari ikintu cy'ibwinjire mu nzi wacu, ariko sinumva icyari cyo, sinumva niba ari abajura, sinumva niba ari abicanyi. Ubundi nkunda amafoto yacu cyane ko tuyamanika, ndamubwira tumanura amafoto, sinzi abantu bazinjira hano, simbizi mbese. Ariko nkumva umuntu uzinjira ntabwo azabazanywe n'ikintu cyiza. Arambwira ngo umuntu waturuka hanze renzi zamubona ntabwo zatuma yinjira. Papi dufite aravuga ati ntabwo zatuma yinjira. Ariko nkumva hari ikintu kigiye kwinjira iwanjye kandi kibi. Ndamubwira nti dushyireho kamera. Kwa imyaka myinshi tumaze nta bintu bya kamera byo mu nzu rwose twanatekerezagaho cyane, nyine dufite izo papi zimoka cyane. Twashize kamera navuga ngo kunzu yose, ariko ikintu ntatekereje, kamera zirinda abantu bagenda, ntabwo zishobora gukontorora imyuka. Niko navuga. Abashyitsi baraza, Liza kuwa gatanu arampamagara ngo ndaje kugufasha sisa utavunika. Yaraje turirirwana, atekera abashyitsi, abakorera inkoko ziryoshye. Kuwa gatandatu tujya mu bukwe, urumva ko abashyitsi bari baje mu bukwe. Liza mba hafi, mbese biri mu bintu bituma ntashaka gutakaza amarira cyangwa gutamarira hejuru yiwe, mbese ngo numve ngo ahwari yavuga ati ariko se ubabaye nk'abatizera ko wambonye bihagije, ko twaganiriye, uri kurizwa n'iki, ko ndahantu heza, hari icyo ntagukoreye, hari aho tutagendanye. Reka mbabwire ikintu kimwe ngisorezeho, ariko bibiri reka mbanze nshimira abantu twasenganye kuva tukiri batoya muri Église des Amis ya hano Kanombe. Pastor wacu namubonye, Pastor Jean Paul, abenshi muri twe niwe watubatije, Mama Denise, abashumba bari hano, abakristo twasenganye ndetse bagiye sengana na mama. Nukuri mwagize neza kudutabara, mwadukomeje birenze uko mwabyumva. Twishimye cyane kubabona. Abandi navuga ko wenda tutaziranye n'iki, mwabaye intwari kudutabara, n'abatabaye umuryango Liza yashatsemo. Liza ikintu cyanyuma yatubwiye ngo agiye kwa mamiye, ariko yadusabaga ko tujyanayo. Turi hagati mu bukwe turamubwira ngo reka tuze dutange kado, aravuga ngo mbese aha yagiye. Niko kunyaruka araza. Tracy araza arambwira ngo ariko twagiye tukamukurikira tukamusangayo. Ndambwira tudatanze kado, nkumva ntago nabyo byumvikana. Tugitekereza kuri ibyo, Liza baragarutse. Turamubwira ko turi gupanga ngo tugusange ngo yego dusubireyo. Mama aratubwira toya, none se hari icyo mwitwaje, muzagende mwabipanze, mudatungura abantu, namwe ntimugende imbokoboko. Kuko mama igihe cyose yasura umuntu adafite n'amafaranga, yatwara amajyane, yatwara n'umunyu, yatwariye, mbese cyane cyane abamama b'inshuti ze barabizi ko nta wasura atamushyiriye ibitunguru ngo ibyo kurya bye bijye bihora biryoshye. Mbese muri duke twari dufite twose mama twigishije gutanga. Na Liza niyo mpamvu yagendaga ahereza buri umwe, bagendaga bahura, akatubwira ati reka mbwira abantu ngo bishimire ko bavutse, agakorera abantu anniversaire batandukanye, abazi n'abatazi bababaye, yongera kwibutsa ngo mwishimire ko mwavutse. Rero turabashimira cyane, Imana ibaha umugisha, mwese mwadutabaye, arabari batuzi kuri social media, gusa mukaza. Famille Edouard narababonye kuva ku cyumweru, Uwiteka abaha umugisha bagirire neza.